Bamwe bakunda by'ukuri, abandi bagakina n'imitima y'abandi. Niba ukunda inkuru z'urukundo kandi z'ukuri ndetse zifite isomo, icara neza twumva n'iyi nkuru, kuko uyu munsi ndakubwira inkuru igukora ku mutima. Yamwizeye imyaka 10 yose, imyaka 10 yubaka urugo, yubaka icyizere, yubaka ejo hazaza. Rose yari yarashakanye na Jean, afite umutima wuzuye urukundo. Yamubonaga nk'umugabo w'inzozi ze, nta kintu yamushinjaga na kimwe, nta n'ikintu yamukekagaho. Ariko Jean yari afite ubuzima bubiri. Ku manywa ari umugabo w'urugo, nijoro akaba undi muntu. Yajyaga gutaha agataha atinze. Rose yamubaza akamubwira ngo ni akazi. Rose akamwizeza akamwumva nta kibazo, kuko iyo ukunda umuntu umwizeye utabaza ibimenyetso. Imyaka yaragiye irashira, ariko umunsi umwe Rose yatangiye kurwara, atangira gucika intege, akajya agira umuriro, ibiro bye bitangira kugabanuka. Yagiye kwa muganga wenyine, ariko ibisubizo byasohotse. Muganga amaze kumupima yamwicaje hasi aramureba, aravuga ati, Madame Rose, ibisubizo byawe byagaragaje ko wanduye VIH. Rose ntiyahise arira, yumvise isi imuzengurukaho. Yari yararyamanye n'umugabo umwe gusa, ari we Jean, ubuzima bwe bwose. Yageze mu rugo afite impapuro mu ntoki, ariko ubona yacitse imbaraga. Yabajije umugabo we ati, hari icyo wigeze umpisha? Jean yabanje guceceka, arahakana, ariko nyuma yemera ko yari azi ko yanduye, ko yabimenye kera, ariko akicecekera. Ntigeze amubwira, ntigeze amurinda, ntabwo yigeze amubwiza ukuri. Rose yararize uwo munsi, ariko nta nubwo yarijijwe n'indwara gusa, yarijijwe n'imyaka 10 yamwizeye. Yaririye ukwizera kwe kose. Yaramubwiye ati, sinababajwe no kurwara, nababajwe nuko wari uzi ukuri ukanyihorera. Jean yasigaye acecetse, kuko uwo mugabo yishimishije imyaka mike, biza kurangira ubuzima bwe burangiye, ariko amusigira ubuzima bwose bwo kwicuza. Rose yatangiye kwivuza, aracyariho, arakomeye, ariko umutima we ntiwigeze wongera kuba nk'uwo yagize mbere. Ese wowe uza kuba Rose, wari kubabarira Jean? Cyangwa hari ibintu umuntu atagomba kubabarira? Iyi si yuzuye inkuru zitavugwa, ariko hano tuzazivuga zose. Niba iyi yagukoze ku mutima, andika uko wiyumva, kuko ejo nzagaruka mvuga ku yindi ishobora kukuremerera kurutaho.